sawa turi kugira ngo tubanze turebe nk'umuyobozi w'isibo yigire hano hino. Tubasanze hano muri ku muganda w'isibo yanyu, turi kugira ngo tubaze umuyobozi w'isibo gahunda ukuntu mwayiteguye n'ukuntu ibikorwa byanyu bimeze, n'ikigamijwe n'icyo mwagendereye kugira ngo mutegure ibikorwa nk'ibi. Twateguye uyu muganda ni ukugira ngo turebe ko imihanda yabaye mibi, none turi kuyisubukura kugira ngo umuhanda umere neza. Nicyo gitekerezo twagize kugira ngo iterambere ritugeraho natwe. Iyo ubona se ku bigendanye n'umuganda, urabona abaturage cyangwa n'ubuyobozi bwa site murafatanya nta kibazo bikagenda neza? Ubundi iyo turi hano dutegura gahunda y'amasite abiri kugira ngo dufatanye, twava mu isibo imwe tukaja mu yindi tumajije kuhatunganya, ahasigaye noneho igikorwa cyacu kikagenda neza. Urakoze. Natwe nk'ubuyobozi bw'umudugudu, umuyobozi w'isibo Bunyarwanda Rusagara Tarisisi, turagushimiye. Reka twemerere umuyobozi wa site nawe agira icyo atubwira ku bigendanye n'umuganda muri iyi site ayoboye. Murakoze. Muri iyi site nyoboye, abaturage mu bijyanye n'umuganda baritabira, uretse ko yego si cyane ariko baritabira bagakora umuhanda, tuwukora neza, dushomba amabuye tukawutega ahantu haba haracitse. Biragaragara ko uhereye aho mwakoze ubushize, ngira ngo hari kugaragara n'ababireba kuri kamera, biragaragara ko umuganda rwose uri kubyara umusaruro, ariko turagira ngo tumushyiremo imbaraga. Abatitabira umuganda mujye mutanga raporo bahanwe, kuko hari itegeko, utitabira umuganda ahanishwa amande y'ibihumbi 5. Uhereye ku myaka y'ubukure kugeza ku myaka 65, umuntu agomba kwitabira umuganda. Aho muzabona bigoye mujye mutubwira tubafashe. Umuyobozi wa site yo mu Kibare Bagarura Silivani, nawe turagushimiye, mukomereze aho ngaho. Reka twakire umwe mu baturage baje ku muganda, nawe agira icyo avuga ku bijyanye n'uyu muganda. Nkanya nk'umuturage Gati Emmanuel, ikibazo cya covid cyagiye kiba cyinshi, ko covid uko igenda igabanuka, imihanda yagiye irasobanura ko udakora imiganda, cyo korwa covid iri gucisha make, tugomba gukora umuganda neza, tugasubukura imihanda yagiye irapfa kubera n'imvura yagiye iboneka 2020 n'imvura nyinshi, imihanda igenda irapfa cyane, ko twiteguye ko byibuze uyu mwaka 2022 urasiga imihanda twaritunganyije cyane. Murakoze. Urakoze cyane Gato Emmanuel. Nanjye nk'umuyobozi uhagarariye umudugudu wa Rompuwe ndabashimiye, kandi turabashyigikiye. Turasaba n'abandi bayobozi b'amasite ndetse n'abandi bayobozi b'amasibo batabishyiramo imbaraga kubikangurira abaturage bayoboye. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.